Mbese ni iki wakora uhuye na Sekibi amaso ku maso? Wabigenza ute ugeze mu gace k'abadayimoni? Mbese wakumva ugize ubwoba cyangwa wabarwanya n'imbaraga zawe zose? Niba nta gisubizo ufite, muri video y'uyu munsi iraza kugufasha kwitegura guhangana n'ibitero byose by'imyuka mibi ukoresheje imirongo ya Bibiliya abadayimoni batinya ndetse badashaka ko umenya. Ntabwo abadayimoni bazabasha kuguhagarara imbere mu gihe uzaba ushobora gusobanukirwa n'aya masomo ngiye kukubwira muri iyi video. Nkwibutsa gukora subscribe niba utarayikora no gukanda ku kazogera kugira ngo n'izindi video dushyizeho ujye uhita uzibona. Uri kuri channel ya Lightway, naho njye wumva ndi Ishimwe Joseph. Busanzwe mu bakristo ni gake cyane uzumva ibyerekeranye na Sekibi ndetse n'icyo wakora kugira ngo umurwanye. Ukuri guhari nuko atari buri wese witeguye kumva ijambo ry'umwuka, kubera ko abantu benshi batinya ndetse bagakunda kwirengagiza iyi ngingo. Niyo mpamvu nakubajije icyo wakora uramutse uhuye na Satani amaso ku maso. Ikintu cya mbere dukeneye gukora ni ukumenya umwanzi wacu ukomeye uwo ari we. Nibwo tumenya icyo twakora hamwe n'uburyo twarwanana ubwenge. Nta muntu winjira mu gitero atiteguye, atazi uko uruhande rw'umwanzi rumeze. Iyo utabigenje utyo utsindwa mu buryo bworoshye. Ikindi ukwiriye kumenya ni uko abadayimoni badakomeye kurusha abantu bizera by'ukuri. Nk'uko bigaragara mu isomo riri mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4:4 havuga ngo, bana bato muri ab'Imana kandi babandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwe aruta uri mu b'isi. Nshuti bavandimwe, murebe icyo dufite muri twe, uburyo gifite imbaraga kurusha imbaraga za Sekibi ndetse n'abadayimoni. Kandi icyo dufite muri twe ni umwuka wera w'Imana. Niba ubuzima bwacu twarabweguriye Yesu, ntibisobanuye ko abadayimoni bazarekeraho kuduhiga no kuduteza ibibazo bikomeye. Ariko nanone ntacyo biba bibasha kudutwara, kubera ko dufite ububasha bwo kubarwanya twahawe n'Imana. Abo badayimoni buri gihe bahora bategereje igihe abantu biyeguriye Imana bazacikira intege, bakabasha kwinjirira muri icyo cyuho. Ariko hari undi murongo wo muri Bibiliya utwongeramo imbaraga abadayimoni badashaka ko uvumbura, uboneka muri Yakobo igice cya 4:7 havuga ngo, nuko rero mugandukire Imana, murwanye Satani nawe azabahunga. Reba ukuntu ari iby'agaciro kenshi. Ugendeye kuri uyu murongo ufite urufunguzo rwo kurwanya Satani ndetse no kumwirukanira kure yawe, ugasigarana umudendezo. Intambwe ya mbere ni ukwiyegurira Imana. Icyo bisobanuye ni ugushyira ku ruhande imbaraga zacu, ubuhanga bwacu n'ubwenge bwacu, maze tugakora ubushake bw'Imana. Iyi ni intambwe y'ingenzi mu kwirinda kugwa mu mutego wa Satani. Wenda ushobora kuba wibaza uko warwanya Satani. Icya mbere ni ukumvira Imana. Niba wumva ubugingo bwawe bwaratatswe n'umwanzi mu buryo bw'umwuka, bikaba bigaragara ko ibintu byose bitari kugenda neza, ni ingenzi cyane kwisuzuma neza, ukareba niba koko uri gushaka Imana usenga kandi ukaba uri kwita ku ijambo ryayo. Menya ko Satani adashaka ko ushaka Imana, niyo mpamvu azategura imitego myinshi ishoboka kugira ngo aguteshure ku Mana, kubera ko nibwo buryo bwonyine afite bwo kugira ngo akwigarurire ndetse akomeze gukorera mu bugingo bwawe. Iyo tugiye kure y'Imana, tuba turi gukingurira Satani umuryango wo kugira ngo yinjire mu bugingo bwacu kandi akomeze abukoreremo. Kandi ibi biba iyo twumviye ibyifuzo byacu byo gucumura. Ibyifuzo byo mu mibiri yacu bidutwaza igitugu, biduhatira gushaka ibinezeza by'isi kurusha uko dushaka iby'umwuka. Kubera ibyo biduteshura, bituma twiyumvamo ubunebwe bwo gusenga no gusoma Bibiliya kugeza ubwo turekeraho kujya gusenga. Ariko ukuri guhari ni uko dukeneye cyane ibya mwuka kuruta uko dukeneye ibinezeza imibiri n'ibyifuzo byacu. Reba nk'umuburo Pawulo yaduhaye atubwira ko tudakwiriye kumvira ibyo imibiri yacu idusaba, ariko ababaho bakurikije ibyo umwuka wera ashaka, intekerezo zabo nazo zifuza ibijyanye n'ibyo mwuka wera ashaka. Intekerezo ziyoborwa n'umubiri zizana urupfu, ariko intekerezo ziyoborwa n'umwuka zizana ubugingo n'amahoro. Nk'uko tubibona, ikintu cy'ingenzi si ukumvira ibyo imibiri yacu ishaka,
kubera ko kubikora tuba turi guharurira umwanzi wacu inzira azacamo aturwanya. Ntabwo dushobora kumvira Imana by'igice gusa, Imana yifuza ko tuyumvira mu buryo bwuzuye. Icyo bivuze ni uko duhora dushaka Imana ubudasiba. Ibyo bikaba byereka abadayimoni ko twishingikirije ku Mana. Dukwiriye kumva ko kubaho kwacu bidashingiye ku mbaraga zacu, ahubwo bishingiye ku ruhushya Imana iba yaduhaye. Gusinzira ijoro ryose ukabyuka mu gitondo ntabwo biba ari ubushake bwawe, ahubwo ni ukubera ko Imana iba yabyemeye. Kubera ko hari abantu bagiye kuryama mu ijoro ryakeye ariko bakaba batabashije kubyuka uyu munsi. Kubera iki? Kubera ko nta bushobozi dufite bwo kugenzura no gutegeka ibigomba kutubaho, ahubwo icyo dushobora gukora ni ukwishingikiriza ku Mana. Ububasha Imana itwemerera kuduha burenze ubw'abadayimoni. Abanzi bacu ntibashaka ko tubimenya. Bashaka ko tubura umwanya wo gusoma Bibiliya itubwira uburyo Satani yashutse Eva kurya ku itunda ryabuzanijwe, kubera ko Satani yashakaga ko Eva adakomeza gushyikirana n'Imana. Kandi ubwo nibwo buryo umuntu abura ububasha bwo gutsinda Satani. Natwe niko bimeze. Satani ntabwo ashaka ko umenya imbaraga ikurimo. Hari abantu benshi bahoze babana n'Imana, ariko nyuma Satani akabahuma amaso ntibasobanukirwe n'akamaro kabyo. Hakaba n'abandi batagirana umushyikirano n'Imana. Nyuma yabyo ubuzima bwabo bukibasirwa cyane n'umwanzi mu buryo bukomeye cyane. Hari inkuru itangaje yo muri Bibiliya igaragaza ukuntu Satani n'abadayimoni be badashaka ko umenya imbaraga ziri mu kumvira Imana. Mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa tubona ukuntu intumwa Pawulo yakoze igitangaza gikomeye. Itsinda rimwe ry'abantu bifuzaga gukora ibitangaza nk'ibya Pawulo, ariko Pawulo we yumviraga Imana bikamuha imbaraga n'ububasha bwo kwirukana abadayimoni, mu gihe iri tsinda ryo ryasuzuguye kugira ukumvira Imana, kandi ari rwo rufunguzo rwari kubabashisha kurwanya Satani. Wibuke nanone ba bahungu b'umukuru w'umutambyi nabo bagerageje kwirukana abadayimoni, maze ikabasubiza iti, Yesu ndamuzi, ndetse n'uwo Pawulo muvuga nawe ndamuzi, none mwebwe muri bande? Umuntu wari urimo dayimoni arabasimbukira, abirukankaho ari kubakubita. Abo bantu bashatse kwirukana dayimoni ariko badafite ububasha bwo kubikora. Umwuka mubi waberuriye ko Yesu umuzi ndetse na Pawulo umuzi, kubera ko bo bumviraga Imana. Ariko abo bantu kubera ko bo batubahaga Imana, bahuye n'ibibazo bikomeye cyane ubwo bahuraga na Sekibi amaso ku maso, aho bakubiswe bagakomeretswa ndetse bakirukanka bambaye ubusa. Aba bantu binjiye mu gitero cy'ibyamwuka nta bumenyi, nta kwizera, nta n'umubano bafitanye n'Imana. Mbere y'uko twinjira muri iyi ntambara, tuba dukwiriye kubanza kumenya umwanzi wacu duhanganye nawe, kubera ko muri iyo ntambara tuba tuzakenera gufata umwanzuro wo gukoresha ububasha bw'Imana cyangwa kureka Imana akaba ariyo ikoresha ubugingo bwacu. Niyo mpamvu nafashe iyi video, ni ukugira ngo ugerageze gufata mu mutwe no gusobanukirwa iri somo riboneka muri Yakobo igice cya 4 umurongo wa 7, havuga ngo, nuko rero mugandukire Imana, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Amen. Nshuti bavandimwe, ibanga riri hano ni uko twumvira Imana ndetse tukayishingikirizaho. Yesu ubwe yarivugiye ngo, nitwumvira ijambo rye rikaguma muri twe, nawe azasubiza amasengesho yacu. Tugomba gusobanukirwa ko iyo twubaha Imana nayo iratureberera. Kandi ntidushobora kuba inshuti z'isi, tugomba kubaho twumvira Imana. Soza iyi video ndifuza kugusangiza isomo ryo muri Zaburi wajya uhora uzirikana mu mutima wawe igihe cyose uhanganye n'ibitero by'umwanzi Satani, cyangwa se igihe cyose ufite ubwoba. Reba muri Zaburi igice cya 3 umurongo wa 2 kugeza uwa 7, havuga ngo, Uwiteka, erega abanzi banjye baragwiriye, abangomeye ni benshi, benshi baramvuga bati, nta gakiza ufite ku Mana. Ariko wowe Uwiteka uri ingabo inkingira, uri icyubahiro cyanjye, ni wowe ushyira hejuru umutwe wanjye. Ijwi ryanjye ritakira Uwiteka, nawe akansubiza ari ku musozi we wera. Nararyamaga nkasinzira, ngakanguka kuko Uwiteka ari we ujya andamira. Nzatinya abantu inzovu nyinshi, bangoteye impande zose kugira ngo bantere.
nk'uko tubibonye muri Zaburi, Imana ikwizeza kukurinda kandi no kukurwanirira. Tangira ujye ushaka Imana buri munsi. Wakoze cyane kubana natwe. Niba utarakora subscribe wayikora kugira ngo ujye ubona izindi video nziza tuzajya tugutegurira. Wabikunze wakora share, ukanabitwereka ukora like. Watwandikira muri comment uko iyi video wayibonye. Ndi Ishimwe Joseph, murakoze, dusubire ubutaha.